tega amatwi wumve aya magambo neza kandi ukuri mu isomo rikomeye. Gukunda ni ibintu byizana, ni amarangamutima afata buri umwe wese hatavuyemo n'umwe, aho usanga aya marangamutima adatoranya umukuru ndetse n'umutoya abasha kumufata. Ntabwo yita ku buranga cyangwa yita ku gihagararo, amafaranga ndetse n'ibindi cyubahiro, oya, aho aya marangamutima yerekeye niho urwo rukundo rujya. Gusa ibyo rukundo biratangaje cyane. Ahanga ni handi usanga uwukunda yikundira abandi, uwuhora wirukaho n'abafite uwo yirukaho, hanyuma ugasanga hari ugukunda nanone wowe utabizi, urimo wirukanka kugusiga, ugusanga ukamureka. Ahanga ni handi usanga nanone uwo ushaka ugerageza uko ushoboye kose kugira ngo abone yuko umushaka, ariko n'ubundi bikanga. Iby'urukundo ni amayobera. Iyi video rero inje kukubwira ibintu bitanu wakora, ibintu bitanu wakora umuntu wese wifuza cyangwa se umuntu ushaka wowe yuko mwajya mu rukundo, uwo muntu akabahora akwiryaho cyangwa se umuntu akabahora kwereka yuko rwose atakwitayeho, uwo muntu akabahora kwereka yuko nta mwanya gufitiye. Njye kukwereka ibintu wakora, hanyuma ibyo bintu wakora bigatuma ubasha kwigarura umutima wiwe, agagukunda, wabyanga yabyemera, we akagukunda, bikarangira kwiyumvishemo rwose nta kabuza. Inshuti yanjye rero ntube kure y'iyi video, uyu munsi ni ibingi tugiye kuganiraho. Njyewe nitwa Eric niyo kwizerwa. Iyi video niza kugufasha ukakwilayikinga, wandike comment utubwire ngo nayikunze, hanyuma uyisangize n'inshuti zawe. Mbahaye ikaze muri video yacu. Uyu munsi nkuko nabibabwiye tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu wakora uwuhora ukwiryaho cyangwa se uhora kwanga ukamwigarurira. Ahanga ni handi none uzasanga uhora wakwanga cyangwa se uhora kwiryaho, uhora atakuhereza umwanya. Aha ni handi uzasanga noneho ahora akwiruka inyuma wewe ubwiwe, wowe wamwirukankaga inyuma, niwe none ujye guhindukira azajya ahora kwirukanka inyuma kandi ahora gushaka. Shiti yanjye ibintu byo kubwira n'ubikora nkuko ngiye kubikubwira. Uyu muntu uhora ukwanga, uyu muntu watse urukundo akakwanga, uyu muntu uhora wereka yuko umwitayeho ariko ukabona ntabyitayeho wehe, azakwirukanka inyuma, azatangira kujya noneho akwishakira wowe bwawe, hanyuma aba ari wowe uzafata umwanzuro rwose ushaka ukunogeye. Rero nshuti yanjye nkuko mubizi ntabwo tubasha gutinda, mureka tujye mu cyatuzanye. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi cyane bigenda bigaragazwa n'abahanga bakwereka yuko rwose ushobora kubikora rwose. Umuntu wari ukwanga agahora akwiryaho, uwo muntu atanaho kwifuza ndetse yifuza gukundana nawe byanga bikunze. Rero nshuti yanjye abavuga ibintu byinshi cyane, ariko ahanga twabatonyejemo bitanu by'ingenzi. Nimubikora nkuko tugiye kubibabwira muzabasha kubona umusaruro, turabibijeje. Ikintu cya mbere uzakora, nimba ufite uwo muntu uhora ukwanga, nimba ufite uwo muntu uhora ugaragariza urukundo nyamara ukabona we nta kintu bimubwiye, nta mbaraga ashyira mu rukundo, akenshi na kenshi ni wowe uvunika gusa, we nta kintu bimubwiye rwose, ntabwo avunika, ntabwo bababazwa n'urukundo rwanyu, ntabwo ashyira imbaraga mu rukundo rwanyu. Ni igihe cyose ni wowe uhora uvunika umugaragariza urukundo wenyine we atabasha kubikora. Dore ikintu cya mbere uzakora, guhera kano kanya uyu munota tangira ugaragaze ko wihagije mu buzima bwawe, garagaza yuko wihagije mu buzima bwawe. Icya mbere, gerageza gushyira ubuzima bwawe mu mutuzo, gerageza gushyira ubuzima bwawe mu mutuzo wihagije, umwereke yuko rwose waba umufite waba utamufite, ibyo bintu rwose wihagije rwose wabaho kandi ukaba ubayeho mu buzima bwawe bwisanzuye. Guhera kano kanya hagarika gutangira kujya umwirukankaho, agakujya utangira kujya umwereka yuko rwose ari we ugize ubuzima bwawe igihe cyose. Hagarika kumwereka ibyo bintu. Ndakeka neza yuko ibyo bintu nubwo ubimwereka uzi ngo nuko gukuza urukundo, ariko nyamara ibi bintu niko kurwangiza ko azagutakariza, azagufata nkaho utari uw'agaciro. Ariko nutangira kugaragaza yuko wihagije mu buzima bwawe, wihagije mu buzima bwawe, utamufite wabaho, utamufite wakora gahunda zawe, utamufite wagenda ahantu hawe. Sinzi nimba uri kunyumva. Ibi bintu nugaragaza yuko wihagije mu buzima bwawe, iki kintu kizamukora ku mutima, atangire kujya akwirukaho, atangire kujya agushaka, atangire kujya akwinginga, kuko azabona yuko ari cyahindutse. Ndene namara kubona neza yuko hari ukuntu bajya kumwitaho bigiye bitandukanye, wowe agatangira kubona yuko rwose ari ukuntu ujya umwitaho bigiye bitandukanye, noneho akabona yuko ari cyahindutse, azatangira kujya noneho kwirukanka inyuma. Nshuti yanjye, ibi bintu bikore nkuko mbikubwiye, bizatangira kukubyarira umusaruro. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiriye gukora. Ikintu cya kabiri ukwiriye gukora, guhera kano kanya hagarika kwiruka
umuntu cyane, guhagarika kumwiruka inyuma cyane. Iki kintu sinzi uburemere nagiha iyo uhora weretse umuntu yuko rwose ushishikajwe nawe, umwitayeho ibintu byinshi cyane rwose, ugahora umwirukanka nyuma, yewe wampaye urukundo, yewe wanyitayeho gutya, yewe kutari kugira oya nshuti yanjye, ntabwo azakubaha, azagusuzugura. Reka kumwirukanka nyuma cyane, reka kumuhereza umwanya uhagije, umwereke yuko rwose ari we Mana yawe. Oya nshuti yanjye, ibi nta kuntu byubahisha, birasuzuguza. Reka kumwereka ibi bintu, reka kumwereka yuko ari we Mana yawe, utamufite ubuzima bwahagarara. Hagarika guhora umwirukanka inyuma umubwira ati wampaye urukundo, wageze gutya na gutya. Oya nshuti yanjye, bihagarika ibyo ngibyo. Nimba ufite umuntu ushaka yuko agukunda kurushaho, nimba ufite umuntu ushaka yuko yongera urukundo cyangwa se imbaraga mu rukundo rwanyu, akaba ari ushyiramo imbaraga mu rukundo rwanyu, hagarika gukora ibi bintu. Reka kumwirukanka inyuma, umwereke yuko ari wowe ufite umwanya munini uhagije mu buzima bwe. Hagarika kumwereka yuko ari wowe wenyine ufashe akadodo gafashe urukundo rwanyu. Hagarika kumwereka yuko ari wowe wenyine uri kumwe, uri mu biro byinshi mu rukundo. Oya nshuti yanjye, ibi nta kuntu byubahisha, birasuzuguza. Reka kumwirukanka inyuma, icyo kintu nugikora rwose ukigira ukabaho ubuzima bumeze neza rwose bwihagije, bumwereka yuko rwose utamwirukansa inyuma, ibi bintu bizatuma arusha kukugarukira kandi agukunde bikomeye cyane. Ikindi kintu cya gatatu ukwiriye gukora, hindura uburyo bw'itumanaho. Nshuti yanjye, nimba ufite uyu muntu ushaka yuko ugukunda cyane, cyangwa se uyu muntu uhora waka urukundo, cyangwa se umuntu urugaragariza yuko ukunze, ariko ukabona ntabibona, ukabona aho kugira ngo abibone ari kurushaho kugusuzugura, ari kurushaho kugusonga, agusuzugura, akwereka yuko nta kintu umaze, akwereka yuko nta kintu yitayeho mu buzima bwiwe. Hindura uburyo bw'itumanaho. Nimba akenshi na kenshi wakundaga kugenda kumusura nka mu munsi, uhora umubwira ngo wampaye urukundo, wase uhora umubwira ati, cyangwa se uhora umugaragariza urukundo nimba muri urimo, ugahora umwereka umwanya wawe uhagije. Hagarika, bikore rimwe, nimba bikoraga gatatu, bikore rimwe. Ikindi cya kabiri, nimba wakundaga kumwandikira utu SMS twa buri kanya, ese bimeze gute na gute, oya nshuti yanjye, ntunyumve nabi, hano sindi gusenya urukundo rwanyu, ahubwo ndimo ndarwubaka. Reka kuhora umwandikira buri kanya. Igire busy hamwe na hamwe ahantu biri ngombwa, wigire busy wiburishe rwose. Ahangaha bizatuma uwo mukunzi wawe arusha kugukunda. Hagarika ibintu by'itumanaho, ukuntu nimba akunda kumutumaho umwana, ngo jya kumureba ukuntu ameze, ngo jya kugira gute ibiki n'ibiki, ngo genda ujya kumwibutsa ko nkimukunda, jya kumubwira oya nshuti yanjye, kora ibintu byawe byose kuri gahunda. Wimwirukaho cyane, kuko ibi ngibi bitazatuma kubaho, ahubwo bizatuma ahora agusuzugura igihe cyose, abona yuko ari wowe w'agaciro, wowe utari uw'agaciro imbere yiwe, abona yuko ari we ufite icyo amaze mu rukundo, ahubwo wowe ntacyo umaze mu rukundo. Bimutere kugusuzugura, bimutere kutakubaha mu rukundo, bimutere kwitesha agaciro. Nshuti yanjye rero, hagarika ibintu by'itumanaho, ukuntu utwo tu SMS twa buri kanya, utwo tu SMS cyangwa se izo telefone zimeze. Oya nshuti yanjye, gerageza ukora ibintu byawe kuri gahunda, umeze neza rwose. Uvuga uti rwose ndamuhamagara iki gihe iki n'iki, ndamwandikira igihe iki n'iki, ndamubaza ibintu by'ingenzi, ndamubwira ibintu by'ingenzi. Umva, ibi bintu bizatuma urukundo rwanyu rukura, kandi urukundo rwanyu rube rwiza, urukundo rwanyu rube urukundo ruri special. Kuko iyo uhora wiruka ku muntu, cyangwa se umwereka ibi byose ndimo nkubuza, bituma atakubaha, ahubwo agusuzugura, abona yuko ari wowe uri mushyira ibiro byinshi mu rukundo, kandi mu by'ukuri ashaka yuko nawe hari ukuntu nawe yisanzura mu rukundo, cyangwa se ashaka kugiramo uruhare, ubu uri kumuzitira kugira uruhare agiramo. Nshuti yanjye rero, ibi ngibi bikora nk'uko ndikubwira, bizatuma ahora kwirukanka inyuma. Ubu ngubu uhora ubwira yuko ukunda, uhora wereka urukundo ntarubone, bizatuma ahora kwirukanka inyuma, akwirukanka inyuma rwose, ubona rwose ari wowe agukeneye cyane, kandi nyuma yahazatangira gushyiramo imbaraga nyinshi kurenza izawe. Nshuti yanjye, ibi bintu ndi kukubwira ntubikora. Icyo ngicyo rero ni ikintu cya gatatu ukwiriye gukora. Uhora ukwanga, cyangwa se uhora uguca amazi, uhora ubona yuko atakwitayeho rwose, bigatuma abasha gukomeza agukunze ndetse cyane. Ikintu rero cya kane cy'ingenzi ushobora gukora, uwo muntu uhora uguca amazi agatangira kujya kwirukanka inyuma, ni ikintu
kivuga ngo shyira imbere ibyishimo byiwe ndetse ujye ubasha gukora uko ushoboye uvumbure cyane ibintu bimushimisha bituma yumva amerewe neza. Ibi bintu bizatuma nubasha kujya uhora uvumbura ibintu uwo muntu ushaka yuko agukunda cyane kurushaho, uwo muntu uhora wifuza yuko ashyira imbaraga mu rukundo rwanyu kurusha uko wowe uzishyiramo, iki kintu kizamutsinda. Uzashakisha ukuntu umenya ibintu akunda, endeni ushobora kubibona nabizi ibyo bintu akunda wehe, ibintu ahereza umwanya cyane yumva nyine bimufasha mu buzima, ibyo bintu uhora bimushishikariza, uhora umwereka yuko rwose umushyigikiye muri byo, ndetse mu gihe yanabyibagiwe uhora ubimwibutsa. Urugero, ashobora kuba akunda gutembera ahantu runaka, urugero ukamubwira ese sheri ahantu wahatembereye, ese ko udaheretse kuhatemberera bitewe nuko wenda abayeho bitewe n'akazi cyangwa se n'ibindi bintu runaka bimuhuza bimugira bize, ukamubwira ese ko iki bya bintu udaheruka kubikora, kubera iki ahantu udaheruka kuhajya, kubera iki za gahunda udaheruka kuzikora bimeze bite, ese wazikoze mukunzi wanjye. Uhora mwibutsa ibintu akunda, umushishikariza no kubikora kandi umwereka yuko uri mu ruhande rwiwe. Aha hantu iki kintu kizatuma uyu mukunzi wawe ahora arusha kugukunda, ndetse ahora yumva yuko aramutse anagutakaje byatuma abasha kugira ingaruka, kuko yabahombye umuntu ukomeye uhora umwibutsa gahunda ziwe, uhora umwibutsa ibyo akunda, uhora umwibutsa umwereka yuko mushyigikiye mu bintu byiwe, rwose afite mu mwanya uhagije. Nshuti yanjye rero iki kintu ni ingenzi ku uwo muntu uhora ushaka yuko akwirukana inyuma, uhora ushaka yuko agukunda, kuko bizatuma abasha kumva yuko amerewe neza, bimwereke yuko rwose wihagije mu buzima bwiwe kandi nta wundi ukwiriye kujya umwibutsa iyo mico cyangwa se ukwiriye kujya umwibutsa ibyo bintu akunda atari wowe. Bizatuma rero umutima we wiyegurira ndetse abasha kugukunda cyane. Nubasha kujya uhora umwibutsa, gerageza rero kwita ku byo akunda, bigaragaza ko witaye cyane ku buzima bwiwe. Ibi bizatuma agukunda kandi ahora ashyira imbaraga mu rukundo rwanyu igihe cyose, cyangwa se nimba uhora umushaka kugira ngo mukundane ariko ukaba utabibona, uhora aguca amazi, bizatuma ahindukira noneho atangiye kumva yuko uri uw'agaciro mu maso yiwe, hanyuma bitume atangira kugukunda cyane. Ndetse nongera gusubiraho ko mwaka urukundo bizatuma rwose yumva yisanzuye, hanyuma aguhereze ibyo ushaka. Nimba ari bwo bwa mbere ko mwaka urukundo, uzakora kino kintu. Nimbe musanzwe mukundana ukabona nta mbaraga ashyira mu rukundo rwanyu, nanone ibi bintu nkubwiye bizagufasha, bizatuma arushaho kubona yuko nta wundi muntu ku isi umwitaho usibye wowe wenyine, nta wundi muntu umwibutsa gahunda usibye wowe wenyine. Iyo umuntu abasha kwibutsa gahunda zikugira umumaro cyangwa se ibintu ukunda akabasha kubigukorera cyangwa se akabasha kubikwibutsa ngo bikore, ibi bintu bituma uwo muntu yiyumva yuko rwose wihagije, cyangwa se bituma yumva yuko ari wowe nshuti magara ku buzima bwiwe. Nshuti yanjye, iki kintu ni ingenzi mu rukundo, uzajya ukora gutya uzatangira kubona impinduka bwa nyuma. Icyo ngicyo ni ikintu cya kane gishobora gutuma uhora uwo waka urukundo cyangwa se uhora ushaka yuko ugukunda agukunda kurushaho. Icyo kintu gikora bizakubyarira umusaruro. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma ukwiriye gukora, bigatuma uwo muntu arushaho kugukunda cyangwa se arushaho kwiyumvamo cyane, ni ikintu kivuga ngo gerageza ugaragaze impinduka zigaragara yuko rwose wahindutse. Mugaragariza impinduka zigaragara zifatika yuko rwose uri umuntu mwiza. Iki kintu ningivuga ucyumve neza. Hari ukuntu uwo muntu ukunda, uwo muntu uhora waka urukundo cyangwa se uwo muntu mukundana, hari ingeso mbi wenda ufite zituma atabasha kugira amarangamutima, zituma amarangamutima yiwe atabasha guhura n'ayawe, bikaba rero intandaro yo gutuma ahora agusuzugura cyangwa se ahora adashyira imbaraga mu rukundo, cyangwa se ahora yumva yuko atamerewe neza mu rukundo, ntakugira ayo marangamutima. Iki kintu kikaba ari cyo mbogamizi. Rero nshuti yanjye, banza umenye amakuru neza, ikintu kuri wowe anenga cyangwa se ikintu kuri wowe yanga. Iki kintu numara kukimenya, umaze kukimenya yuko rwose atagikunda mu buzima bwiwe, ku buzima bwawe, ari cyo kintu adakunda, fata umwanya wo kugihindura kandi umwereke yuko ugerageza kumweza impamvu zifatika zimwereka yuko
rwose wagihinduye cyarangiye kitazongera ukundi. Fata umwanya wo kugihindura, umwereke yuko rwose wagihinduye, umugaragariza impamvu zifatika yuko utakiri wa wundi wahashize, ahubwo uri uwo nguwo w'ako kanya rwose. Umwereke yuko rwose umeze neza rwose, ukwiriye kuba uwiwe. Ibi bintu bizatuma abasha gutuma yiyumva ukundi kuntu, kugira amarangamutima adasanzwe, bituma ari watangira gushyira urukundo imbaraga mu rukundo, ndetse wumve urukundo rwanyu rumerewe neza, wenjoyinga uwo mubano wanyu. Yego nibyo koko birashoboka yuko hari nk'ingeso ajya kubonaho cyangwa se ikosa runaka rituma atabasha kukwisanzuraho, akugira amarangamutima mu rukundo, ariko bibasha kubihindura, bibasha gutuma abasha kumva amerewe neza. muri komeye nibyo ngibyo rero ko bateguriye ushobora gukora, bigatuma umuntu uhora ukwiriyeho cyangwa se umuntu uhora uguca amazi mu rukundo atangira kukwifuza, cyangwa se atangira kujya noneho hari washyiramo imbaraga muri urwo rukundo. Nizere yuko mwanyuzwe kandi mwasobanukiwe. Iyi nico nitwa Hindura TV, niyo ibategura ibi byose ninabagezaho. Inshuti yanjye, nimba utakanda subscribe, ibuka gukanda subscribe, wibuke gufungura n'inzogera, kandi iyi video wibuke kugira likinga, wandike na comment ubwire ngo nayikunze, uyisangize n'inshuti zawe. Nizere yuko mwasobanukiwe. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, reka tuzasubire mu yindi video, naho ubutaha. Ndabakunda cyane.